Nyamukenya mwakabawe Ukinga hongera inyanubwati Ukinga hongera inkamuzindi Ukinga Amashimwe cyane twakire Famiye Gakuba. Buri abapasiteri abantu bazi ko twabaye ingegera ngo kubera insengero bazifunze wapi umurimo w'Imana turacyawukora kandi neza cyane. Rero bakristo bene data dufatanyije gukora umurimo w'Imana reka twigire mu mwuka. Somera mu Migani umurongo wa mbere igice cya 5 haranditse ngo nuko Satani yinjira mu isoko abantu bose bamubonye basohoka biruka buretse umusaza umwe wahasigaye. Satani aramwegera amubaza ati wewe kutirutse naguninya? Umusaza aramusubiza ati nagutinya gute kandi narashatse mushiki wawe? Birangije umusaza aravuga uhagaze aho ngaho ngo nagutinya gute kandi narashatse mushiki wawe. Haleluya. Buriya urukundo ni rwiza cyane cyane iyo ukunda umuntu nawe agukunda. Ariko papa urukundo ni iki? Ubundi urukundo ni ukukunda umuntu urukundo rwa nyarwo nawe akaba agukunda urukundo rwa nyarwo. Mbese papa ejo ndiko nabaje umukobwa ngo urukundo ni iki akatansubiza ngo urukundo ni itsinda rinini ry'inote za 5. Ndakeka ariko ibyo ari byo abakobwa ba kera. Abakobwa b'ikigero ubwo babeshyara shabyihoreye papa. Abakobwa b'iki gihe barabeshya ku buryo umusanzi kuzimu yatakuga ko ari yaraje kuhareba. abari mu mwuka twikomereze ngo nuko Yesu yicaye ku kadunduguzi ari kumwe n'abigishwa be atangira kubabwira ukuntu Satani yari abayeho mu ijuru. Ubwo Satani rero yigomeka ku Mana. Haleluya. Satani yigometse ku Mana, Imana imuha igihano cyo kumujugunya ku isi. Nese papa inzu Satani yabagamo mu ijuru yabonye umupangayi? Abari mu mukarata twikomereze murabona ukuntu urubyiruko rurimo rurishora mu biyobyabwenge rukishora mu bujura. Urabona hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rukuramo bahaga imyenda idafite imifuka? Ariko mw'abantu mwe abantu bagira ibigeragezo kandi haranditse ngo ikigeragezo ni cyiza ujye ushaka uburyo ukikuramo. Nk'ubu nanjye iki ni ikigeragezo mfite. Wa mwana ndi gushaka kukwicaho wasanga uzi kunyikiza kandi ari Imana iri kukunyiza. abari mu mwuka twikomereze rate. Haleluya. Bura nta kintu gishimisha Imana nko kubona umuntu ari mu mwuka yahimbawe, ariko nta kintu kibabaza Imana nko kubona umuntu wari uri mu mwuka akora ibitangaza bigashoboka yasubiye mu byaha. Shabyihoreye papa nta kintu kibaza no guterwa indobo n'umusore udafite ubwanwa kuko niyo ukoze ku isahani y'ukuyoza uhita wiyuka imisaya ye. Twumvikana. Haleluya. Niko se shawa mwana we. Ivyo nge nigeze mbikubwira. Oya. Ariko se reka mbanze nkubaze. Ni wasomye Bibiliya? Ni igiki cyatumye
imana itica satani ikamuha igihano cyo kumujugunya mu isi. impamvu imana yarokeye satani ku isi n'imwice ni uko satani n'ubundi yapfa yari kuba yitabye imana. Haleluya. Abari mu mwuka twikomereze. Ako sindakomeza nuno munwa. Murakoze cyane, ni famiye Gakuba. Ako nago nagenda nababwiye ahantu neranira hano Nyagatovu ku Mucyo niho wansanga. Yego sindi umukire ndi umukene bitewe nuko nashatse umukobwa akamaraho amafaranga. Oya papa nawe bibeshyera abakobwa bose nari ahubwo niwe washatse umukobwa mugufi. Kubera icyo mbwiye gutyo? Dore ikibi cyo gushaka umukobwa mugufi nuko aba yegera umufuka wawe. Murakoze cyane. Abakinga hongera inyanubwa, abakinga hongera inyamuzi.